mwami nubona ntangiye kubyibagirwa we mwamuzanibutse umva yewe ibyiza wankoreye ntangiye kubyibagirwa we mwamuzanibutse we o Yesu we mwami nubona ntangiye kubyibagirwa we mana yanje uzanibutse we ibyiza wankoreye ntangiye kubyibagirwa mana we hali mwatambre de casine valor naudi matanda la carte di metando aribanda mwami nubona ngiye kwibagirwa mana we mana we isi nubwo yo tuvugaho isi nubwo yo dusekuza isi nubwo yo vuga byinshi ariko twebwe gutamba turakomeje mana tidutambira abantu dutambira wasinze urupfu na kuzimu ari we Yesu Kristo bangulu banda ya somwela ongize matombela olonga ya ngolomba ya Yesu haleluya 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 zamura volume Yesu nitegereje isimbo nidafite ishusho kandi iri mu busa we ijuru naryo nta muco rifite we imisozi miremire mbona itigita we ndetse n'indi yose nayinyeganyega we kurimbuka guhamaga gukundi we abantu baburaho bihisha we nitegereje isimbo nidafite ishusho we kandi iri mu busa we ijuru naryo nta muco rifite we imisozi miremire we mbona itigita we ndetse n'indi yose nayinyeganyega we kurimbuka guhamaga gukundi we abantu baburaho bihisha we nitegereje isimbo nidafite ishusho we kandi iri mu busa we ijuru naryo nta muco rifite we imisozi miremire we mbona itigita we ndetse n'indi yose nayinyeganyega we kurimbuka guhamaga gukundi we abantu baburaho bihisha we munsi w'urubanza nguraje we kandi uzahera mu nzu y'abizera amaherezo y'abatizera ngo azaba yake we icyampa ngafurufu ngugwa bakiranutse we n'iherezo ryanje rikazaba nk'iryabo munsi w'urubanza nguraje we kandi nguzahera mu nzu y'abizera amaherezo y'abatizera ngo azaba yake icyampa ngafurufu ngugwa bakiranutse we n'iherezo ryanje rikazaba nk'iryabo we imbura umunyabwenge wite kw'iherezo ryawe Yesu we imbura umunyabwenge wite kw'iherezo ryawe alo simela bina langandi mwa otalaba dimisa la kasimeba bimasoke dore nshize inzira zibiri ngwi imbere yawe inzira y'ubugingo inzira y'urupfu uwihitire nuramukuda yisemo Yesu we mwijuru ntarungu yawe bazagira we yuzuye ibihume byahumiye isi abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo
baririmo we abazerera bambaye impu z'intama we baranyazwe izabo dore nshize inzira z'ibirindwi imbere yawe we inzira y'ubugingo inzira y'ubupfu uwihitiremo nuramukuda yisemo Yesu n'ijuru ntarungu ryawe basagira yuzuye ibihume byahumiye isi abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo abemeye gutanga abana babo baririmo abazerera bambaye impu z'intama baranyazwe ibyabo baririmo wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa munsi w'urubanza nguraje we kandi nguzahera mu nzu y'abizera amaherezo y'abatizera ngo azaba yake we cyangwa ngafurufu kugwa abakiranutsi we n'iherezo ryanje rikazaba kiyabo nimbura umunyabwenge wite kw'iherezo ryawe nimbura umunyabwenge wite kw'iherezo ryawe mana we ndima la sokinema alo bimisa la katimwa yo 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 haleluya Yesu bima solangi na maduari banda tuka geraho wibwira uti Imana ntiki nambura we ukuboko kwawe kapetero uvuga uti mwami ndarengewe tuka geraho wibwira uti we Imana ntikiri kumwe nawe nambura we ukuboko kwawe kapetero uvuga uti mwami waje arengewe imena rimwe Imana izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo maze abanyabwoba n'abatizera yewe bagatera umusara w'umugongo we witinya yewe mwana w'umuntu yewe Imana ntishiterera n'abayo we ibyagwiyo bigeze ku mukristo we bimutera gukomeza urugendo we rimwe na rimwe Imana izisa nkaho we itakiri kumwe n'ubwoko bwayo we maze abanyabwoba n'abatizera yewe bagatera umusara w'umugongo we witinya yewe mwana w'umuntu yewe Imana ntishiterera n'abayo we ibyagwiyo bigeze ku mukristo we bimutera
Kristo yemewe bimutera pema sile bari de voyani. Ubundi abakristo hari igihe tuza dutinya intambara, ariko ni lazima tukiri kwisi ko bigomba kutugeraho. Bibiliya yarambwiye ngo tukiri mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara, turabagenzi turabimukira. Niho wamuririmbye yaririmbye aravuga ngo korari ndagira ni Burundi nibarizi sinzamenya hibarizwa, iravuga ngo shuti yanje umva nkubaze we uzire guzika imbere ayande bikomeye. Shuti yanje ngumva nkubaze we uzire guzika imbere ayande bikomeye. Uzire guza sengo nuko wakenyewe ikwereke Lazaro watunganya geze kugufa we. Uzire guza sengo nuko wahuye n'ibibazo we ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ukuri we. Bombe la simbe ridariwa, nta rugero na rumwe uzitwaza rutariho, kubera kuko Imana hose irahari. Uzire guza sengo nuko wahunze we ikwereke Daniyeli wayikoreye ari umunyage we. Nubwo hanguka ukamara amasa ariko Imana ngwizabaye we. Urufatiro rw'Imana ruracyariho we, kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe we. Urufatiro rw'Imana ruracyariho we, kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe we. Bitagakunga bukeya kugira mu mutima ubone uko wikaneza. Yesu we, haleluya. Haleluya Yesu. Wowe wihebse Yesu akugirire neza. Wowe uri mu kibazo gikomeye, Yesu ni igisubizo kuri wowe. Bimiza la katimeri banga. Uliumbwa lakini haukuumbwa yo. Jina lako jema dali ninakupenda we. Jina lako Jehova Jiri ninakupenda we. Uliumba lakini haukuumbwa yo. Asante Bwana Yesu kwa ukombozi we. Asante Bwana Yesu we kwa ukombozi we. Asante Bwana Yesu we kwa ukombozi we. Uliumba lakini we haukuumbwa yo. Uliumba lakini haukuumbwa. Jina lako Jehova Jili, Jehova Shamu. Asante Bwana Yesu we kwa ukombozi wako we. Asante Bwana Yesu kwa ukombozi. Asante Bwana Yesu we kwa ukombozi we. Bima sile kardi mwazambune varde moya. Umva Mungu sangandi mala parde zina. Uliumba lakini haukuumbwa yo. Uliumba lakini haukuumbwa baba. Asante, asante kwa ukombozi we. Asante Bwana Yesu kwa ukombozi wako. Warakoze Mana we. Bimiza la katimeri bwa. Bira magambo ya Yesu we. Gidimso yankorewe. Dirimbira nindirimbo irutizindi zose we. Yaimbiya abamarayika Mana we, babungeri bumvise we. Batuwiteka yubahwe we,
urabe mwisi bwira amagambo ya Yesu we bwira iby'umusaraba we nuko yakambwa akazuka mana we none ariko ntagipfa nuko yakambwa akazuka Yesu we none ariko ntagipfa we bwira amagambo ya Yesu bagenzi we bwira ibyo yakorewe dirimbira n'indirimbo we iruta izindi zose yayimbira abamarayika yemewe babungeri mwumvise we batuwiteka yubahwe we kandi amakora abe mwisi alombisa katimeri balombisa ngandala rimwe devoya ayiwe biteye agahinda bagenzi esi zo yambabariye ayiwe biteye agahinda we esi zo yambabariye ayiwe biteye agahinda we esi zo yambabariye we oh biteye agahinda yemewe umva yewe Yesu nikatakoze ku musaraba kugira ngo agarure ubuzima bwawe kugira ngo acungure ubuzima bwawe wamara ukiyandavuza ukaja mu bindi bidakwiriye ugakora ibidakwiriye ariko Yesu yarabambwe ku bwawe Yesu yarakubiswe Yesu yaratesetse ku bwawe bungisa lambanda ya sokine malombi ya doa bingisa la pareti obinte ya gahinda we Yesu zo yambabariye we Uma mangu salamani mwa ya kasimwa oh mebarikiwa mbaeroko ya halamu ya sikalimwa ai umebarikiwa imbaeroko ya changa nikigwa wadaimoni we mimi sala katimwa umebarikiwa mbaeroko ya Yesu Kristo yatugabije rwose wangwara we hungabana umebarikiwa emba eloho yangu narababariwe narababariwe mana we narababariwe musaraba wa Yesu wamenetse amaraso yemewe yaduhushe n'Imana narababariwe yemewe ai narababariwe bagenzi sarabulosima la mbunda gasima la katimeri bambaya kuma ibaero moya misirizo fichwa za fufuliwa kala yo ibaero moya fata urumeza dayimoni isheshe urumeza watsinzwe ku manywa y'ihangu Yesu yakunyaze ifunguzo uri inzererezi itagira hiba kuko ntugiri ifunguzo z'umuryango uri inzererezi Yesu yaramanutse ikuzimu washikara kunyaga uzuraraho bukwiriye gusa ariko twebwe bibirizi tubwira ngo nyirizo munamara gukinga tugira iyo tuje kandi baza bahakinga habaye umuryango ariko wewe Yesu yasiza kwamishije ibyiwawe byose imiryango yiwanyu yose irakwamishije ntubwira aho ubarizwa kubera kuko
umwihariko wawe Yesu we wabaye gukora ibitangaza we warapfuye urazuka ni wewe wa mbere yowe imva yawe irarangaye magingwa yawe izabandi zameze ivyatsi Yesu we umwihariko wawe Yesu we wabaye gukora ibitangaza yewe warapfuye urazuka ni wewe wa mbere Jesu we imva yawe irarangaye magingwa yawe izabandi zameze ivyatsi Yesu we mukunzi wanje nzi kumva we akirira ishimwe ngushimiye we mukunzi wanje nzi kunkunda we akira mana we mukunzi wanje nzi kunyumva we oh akirira ishimwe ngushimiye we cyakora mwamumbaye kure we iyo mbaga vimba nguhobeye we kaguha imisaya itabarika yewe ariko ntacu uzagaruka we ahuri niwe umvugira we kubera urukundo nkunda mwami we kugira ngo ntazarimbuka mukunzi wanje nzi kunyumva we akira mana akira we ayo yo 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 we yo 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 we ayo yo 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 we aya ha tibila sile maromina izaravuga ugeni uva umugore bamwita umugabo we umwana muto bamwita akagabo zande kwibaza yewe imvona imvano yazo ugeni uva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita akagabo zande kwibaza abagenzi imvona imvano yazo mfashamuze umuntu usuye umuntu nubu umuntu we niwumva umugore bamwisa umugabo urya n'ibikogwa vyewe niwumva burya bakwisa umuntu ntabwo ngo ari igihagararo we umuntu suyu nguyu umuntu nubu umuntu we umuntu si ishati yewe umuntu nubu umuntu we talabrede kasine valombia dumri ndindiza lako hakika ya Mungu ugeni umva umugore bamwita umugabo yewe umwana muto bamwita akagabo anje bizanteye kwibaza abagenzi mbona imvano yazo lo mi de bar de kosi dafashwe kabisa yamavuga ngo umuntu yewe umuntu usuye nguyu we umuntu Moize umuntu usuye nguyu we umuntu nubu umuntu we umuntu nubu umuntu we tilaba la siwa nengola mbandiwa ugeni uva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu we bati ni igikoko bati ni ico ntazi anteye kwibaza navyo yemwe imvona imvano yavyo ukabona umuntu bamwisa agasheru gahera umuntu to sileva ugeni uva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati ni ico ntazi we anteye kwibaza yemwe imvona imvano yavyo we turafashwe hakika ya Mungu umuntu suyu Moize we umuntu nubu umuntu we
umuntu si ishati, umuntu si kositime ariko mana we tembo la kasiwa nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we umfasha mwe akujyanye ngwaruzi we iwacu niho nzicara nkaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara ngo inyuma y'ibihe we nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe hagaze mu gihe kitazashira we wino tujane mugenzi we iyo tujaniye za kurutaho dutuye we tuzabana na jambo maze aduha ijambo ugira ijambo ngo imbere ya jambo we haguruka mukunzi wanje we wino tujane dore itumba ngo rirashize we kwisi we igihe cyo kujwigira kinyoni naco kirageze we kandi ijwi ry'intungura we yumvikanye mu gihugu cyacu yemewe ngwino tujane Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we ngwino tujane Yesu we ni wowe utazansiga we fata ukuboko tujane ukomeze unereke inzira Yesu ayingwa izuba rirarenze inzira ibaye ndende we ngwino 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 we ngwino ngwino nawe tujane we ngwino 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 Moise we ngwino 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 Franco we ngwino tujane wino tujane iyo tujane keza kurutaho dutuye we tuzabana na jambo maze aduha ijambo vugira ijambo ngo imbere ya jambo we si le ballon bide fare di moi ariko bigisi Yesu akugirire neza nukuri kwima yavuze kandi arongera avuga ngo hari ni mugoroba unaniwe bagufashe kata kurikijwe amategeko Getsemani warunaniwe ariko zari ngombwa ngufe we zari ngombwa ko ncurwa ibagara umugabo warenganye ku bwanje Yesu we yararenganye we yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 yakubiswe inkoni ataratsindwa n'urubanza navyo ntivyari vyemewe yafashwe n'abatanzi mu mwanya wa polisi yewe navyo burya ntivyari vyemewe yafashwe saa 12 zirenga nazo yewe kuriya navyo ntivyari vyemewe bamuciriye urubanza yeme nawe Yesu we wararenganye Yesu we I love you Jesus makolombi zangandi mwekati bo murenganya bakazamuru wakamurenganya yakubiswe inkoni atarasindwa n'urubanza nasubyibuke ntivyari vyemewe we yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu ayiwe kandi baragombaga kuba 23 we yafashwe n'abatanzi mu mwanya wa polisi navyo kujya ntizari vyemewe ariko Yesu ko batanzi bo bari baje kumufata gute n'abakuru defense n'abaje penike ariko mwene Maria wararenganye Imana yafashwe n'abatanzi mu mwanya wa polisi yeme navyo ntivyari vyemewe we yakubiswe inkoni atarasindwa n'urubanza
nazo tivyari vyemewe. Bama bakubita umuntu bataramenya ngo niwe wagize gutya, bama bakubita arakubitwa. Ariko Yesu ararengana kubwo ubuzima bwanje nawe. Bagukubise bakora inkomi ngwibabasawe, bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshera we. Niki cyatumye utikiza we kandi ijambo ryawe rikiza we. Niki musajya araceceka kubera misiyo yari yahanye na se. Bari bavuganye na se ko amanutse ku isi kandi ko azobabazwa, kandi mu kubabazwa ko ariko gucungura. Ngo niki cyatumye utikiza kandi waragombaga kwikiza. Bese ko ari kuvuga rimwe muri rukamanuka bagashawe. Iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe, ibyo byose warabirate kugira ngo uncungure we. Yamaceceka gusa araceceka uko ndashaka guhereka. Barakubita araceceka, bamushira amaso amacandwe mu maso araceceka, bamwambika ubusa araceceka, arakubitwa araceceka. I love you Jesus. Hakika ya Mungu, so much I love you. Nakupenda sana, umenifanyia kazi nzuri, wadukoreye igikorwa gikomeye cyo kwitanga kugira ngo tubeho, cyo kwitanga. Muri rimwe yaravuze karirimbo ndagakunda cyane ko nzangendera intego yanjye zivuga ngo mwami nubona ntangiye kubyibagirwa we, mwamuzanibutse umva yewe ibyiza wankoreye ntangiye kubyibagirwa we, mwamuzanibutse we. Oh Yesu we, mwami nubona ntangiye kubyibagirwa we, mana yanje uzanibutse we. Ibyiza wankoreye ntangiye kubyibagirwa mana we. Hali mwatambre de casine valor na udi matanda la carte di metando aribanda. Mwami nubona ngiye kwibagirwa mana we, mana we uzibutse ubuzima bwanje mana we. Dime la kasimeri diwa, ibyiza wankoreye ngiye kubyibagirwa mana usanibutse we. Nukuri kw'Imana na wabona gusa turi mwisi twoteshuka gato, uzotwibutse papa kuko sino kwibagirwa ibyo wankoreye. Mwami nubona ngiye kwibagirwa we, hayi data we, data we, mwamuzanibutse we. Ibyiza wankoreye mana ntangiye kubyibagirwa we. Yesu we, badirisha nione baba olombiza carte di mwaribanda. Nikutakoze ku buzima bwanje mana, nubona ngiye kwibagirwa unikumbushe baba, unikumbushe baba, unikumbushe baba. Hala lombe kasile bandomwa wafite urukumbuzi yeme rwinshi mu mutima waje we. Kumbuye Imana, kumbuye abera, kumbuye wa musozi we. Mfite urukumbuzi bagenzi rwinshi mu mutima waje we. Kumbuye Imana, kumbuye abera, kumbuye wa musozi we. N'umusozi uriho abagabo barinze kwizera kwa. Mana we, dimi la riba sokine, nubona ngiye kwibagirwa baba unikumbushe. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe loko baba we. Mimi nataka ushirika na wewe yoho we.
mimi we, mimi nataka ushirika we. Ariko mana iherezo we, iherezo rya vyose riraje we, iherezo ry'ubusinzi n'abasambanyi ngo bitugwe ibihwanye n'ivyo bakoze we, iherezo ry'abajura n'abakora ivyaha ngo bitugwe ibihwanye n'ivyo bakoze. Ariko yemene wafashe inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe wawugize ubwoya we, ibitsike vy'amaso biyaruza inzembe, iminwa yawe myiza wayigize taje we, amatwi yari meza wongera wayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe, amatwi yari meza wageretse wayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we. Urindushi mu bandi we, urindushi yewe, urindushi ayoyoyoyo Imana kasimu alambanda ya sowa. Yemwe bene data namwe bashiki banje, muraho neza mugira amahoro we, intasho mbaraye muhore mwiteguye, ivyo mukora vyose mukorana urukundo, mwibuke gutasha inshuti z'umusaraba, mukumbuzanye gakondo yo mwijuru yemewe, nguwo araje ntazatinda we, kuko uwo mwami Yesu araje ntazatinda we, yemewe uwo mwami araje ntazatinda we. To churanga umukunga sha, churanga umukunga kandi ukunga wacu twadusoreza witwa ambulance, nimbangukira gutabara, zutabara buri wese ikibazo afite kugira ngo Imana imurere. Hanyura imigambi ya Satani we, shishikara gukorera Imana we, pandisha sauti. Hanyura imigambi ya Satani we, shishikara gukorera Imana we. Yesu we, bingu zalangandi mwa ostala, mongi zalambanda ya somwe na barido, emweba linzi binkikeyo, mube maso musenge emewe, namwabaye kwizera abagenzi, mubivuge mu midugudu we, emwe barinzi binkikemewe, mube maso musenge we, namwe bahetse kwizera yemewe, mubivuge mu midugudu. Yesu we, yobu ntiyaretse Imana yewe, yabonaga ivy'isi vyose kwari ubusa we, yobu ntiyaretse Imana yemewe, yabonye ko ivy'isi vyose ari ubusa we. Ai Yesu we, dimi zalanganga ya lombina bari de mwe uva tege yewe wakibazo we riduka mu izina rya Yesu, yewe wangwara we wananiwe kurangira, kinguka muri ubwo buzima kubwa Yesu Kristo dusenze. Bima la katime la bonde ya zombina. Oh dunia ya jamaa wawe, dunia ya jamaa wawe, uva kandagira yawe daimoni kungaba, imbaraga zamuka we, turagutegetse wabukene wasohoka muri iriya nzu mu izina rya Yesu. Yewe wanyatsiwe biga la sombine barodi waro, ariko Yesu abakunda
nje ngutambira ujye umfasha nje ngutambira hari abasore benshi badatambira Imana bagakesha ijoro batamba hari abagore benshi badatambira Imana bagakesha ijoro batamba mwami Imana ujye umfasha nje ngutambire Mana we isi nubwo yo tuvugaho isi nubwo yo dusekuza isi nubwo yo vuga byinshi ariko twebwe gutamba turakomeje Mana tidutambira abantu dutambira wasinze urupfu na kuzimu ari we Yesu Kristo bangulu banda ya Samuela ongize matombela olonga ya ngolomba ya kasi yo 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 ayaya mukengele abinyuka kula nayo ili wangalo siziko nabo bangabwana over Abayisirayeli bagashage Misiri yo batari boshi bagayike Kananiwe engi babo bakamalila mushamba yo engi babo bakamalila mukiugo engi babo bakamalila mushamba yo engi babo bakamalila mukiugo engi babo bakamalila mushamba engi babo bakamalila mukiugo atalulema gangengeza baba ili nani ngabele mumulimo gwawe umva imisa ya hali ya uzanganda imeanza kuzimia pote la ribanga atalulema baba gangengeza baba ili nani ngabele mumulimo gwawe kubitasha wate wa daimoni we Mangusa la pari de moya sika Imana yo mubuturo bwo mwishurwe Wibuke, wibuke Wibuke rya joro Wibuke Zari bikomeye we Dibutse, dibutse Mana Dibutse rya joro Ibuka nawe yo Ibuka wa mugoroba zari bikomeye Wibuke rwa rukerera zari bikomeye Ibuka wa munsi kuzuba hava Ibuka uko zari bimeze Yesu arahagaze Ibuka rya joro wari wabonye ko ritari bukeyeho ariko Imana iragoboka iritamurura Ingabo za Farao zicika intege Ingabo za Farao zicika migikuba we Ibuka ya serumu wari kubona ko ari ya nyuma Ibuka za bitaro bari bakujanyemo Ibuka wa munsi ku mashuri Ibuka wa munsi mu kazi Ibuka wa munsi mu isoko Ibuka uri mu modoka Ibuka icyo Imana yakoze Ingabo za Farao zicika intege Ingabo za Farao zicika migikuba we Tatanya imigambi yose w'Imana Tatanya imigambi yose icika migikuba Mana Ndagusengeye wowe ufite ikibazo Ndagusengeye wowe uri ku bitabo Ndagusengeye wowe uri hirya no hino Ndagusengeye wowe ufite ikibazo runaka nigikemuke mu izina rya Yesu Moses from Bonekasiraba Bugingo Tenge Bangulu banda ya Kasimwela
kibazo riduka bwira ikibazo cyawe ngo nikirizuke mu izina rya Yesu. Yesu afite imbaraga n'ubasha n'ubushobozi kandi tubifiteho ubuhanga kuko hari abo yakijije. Wowe uri kure, uri mu modoka, uri mu nzu, uri hanze aho wicaye, waho ukurikirana kino gitaramo, ikibazo cyawe imbere Yesu Kristo arohereza agashuru ko gutwara ibibazo byakunaniranye. Arohereza agashuru wagashuruwa ishira mu bibazo. Wamana we sakuma waravuze ngo tuzane imitwaro turemereye twimutura. Yo imba eloko yangu esiwe imba we hari bikaba imoni we imba eloko yangu yo baba imba eloko yangu Mala banga sangala mwende kwa laba. Intumwe itandatu mwe n'abantu bagaratiye igice cya mbere.